musha kayangana onururembo rwiza Yerusalemu nshya kayangana onururembo rwiza Yerusalemu nshya kayangana bonijuru Hoya
aje gutwara itore nguriya araje aje gutwara itorero nguriya araje aje gutwara itorero oya 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 nguriya ndamubona nguriya araje curanga igisirimba n'abandi bayumbe bose batambuke dufatanye kuva ubwo nge nabaye musha muri Kristo begerezwa intebe ya data byanumbira gusa ibiri mw'ijuru nishimira kubana nawe iteka kuva ubwo nge musha muri Kristo byanumbira gusa ibiri mw'ijuru
ngwino hadasa. Murakoze cyane Healing Worship Ministries mani baho mugisha. Ni mwana wakoze neza, urakaza mwana wakoze neza, urakaza mwana wakoze neza, mwana wakoze neza, urakaza mwana wakoze. Amina nindangiza imirimo yanjye ya hano
zaguhanagura zakumara umuba kandi nindangiza imirimo yahano urakaza zaguhanagura haleluya haleluya zakumara umubabaro mwana wakoze urakaza haleluya haleluya mwana wakoze neza ai mwana wakoze urakaza kandi mwana wakoze neza urakaza turibane namwe nindangiza yahano urakaza mwana zaguhanagura zakumara subiramo nindangiza imirimo yahano mwisi urakaza mwana zaguhanagura we zakumara mwana wakoze mwana we urakaza mwana wakoze neza ai mwana wakoze neza mwana wakoze neza dore Imana icubahiro imitima y'abantu ikomere cyane dutanze Paul shima kwimiruho yanjye yose yanyegereje umusaraba muri byose amahoro wangabiye anyungura ibyiringiro umurava kumbabarira sezerano dufitanye nisunika hera ku birenge bye saririmbisha impundu nyinshi agakiza ke kumwegera amaso yanjye arahumuka
Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Duhe Imana icubahiro. Haleluya. Murakoze cyane. Reka mpamagare mukeba wanjye uvuye i Bugande, Nyamutarutwa natambuke tugira icyo tuvuga ku muvandimwe. Tuzabona abatubanjirije iyo tuzabona abatubanjirije iyo data wa twese bakuru bakundwa abantu bemeye ijuru tuzabonana nayo iyo amen Amen. Yesu ashimwe. Amen. Dufite ubuhamya si ubwo gushakisha. Amen. Beyi yari umukiranutsi. Ndamuvuga mu buryo bubiri umwanya muto bampaye. Mu buryo bw'umubiri, Beyi yari umwana wubaha. Twabanye akiri muto cyane. Nza kugira amahirwe tujya kongera guhura maze kuba umwana w'inkumi. Ariko Beyi yambereye icyitegererezo. Ntiyigeze agaragaza ngo ubone n'inkumi nk'abandi. Yabaye gusa ari umuntu mukuru. Ntiyigeze agira amashagaga y'urubyiruko rw'ubu. Oya. Yagiraga ituze, akagira amahoro, akagira urukundo rudasanzwe. Agakunda buri wese, agakunda abashitsi. Beyi umushitsi yageze yinjira mu rugo, ijisho kuri uriya mubyeyi yavuze, yagiraga ijisho rireba. Agahita amenya umushitsi ko ashonje. Beyi yandereye abantu. Nabaye i Bugande nza gusiga abana ndagaruka kubera kubw'umuhamagaro. Nguriya Sebasika. Beyi igihe cyo gusura abana niwe wamenyaga ngo visite yabaye, akabakorera buri kimwe, akabasura, akamenya ubarwaye, akaba ari ubageraho kuko twe twari kure. Imana imugisha. Angiriye neza. Na Sebasigara hari bangiriye neza. Babaye aho tutari turi bakora ibyo bagomba gukora. Sebasigara izaba umugisha. Reka muvuge mu buryo bw'ubukirisitu. Beyi yakundaga gusenga, agasenga nkamubwira se Beyi ugira ibyifuzo nyabaki bitaza bituma urya. Akahora agakora umurimo w'Imana atitaye kureba buri kimwe cyose. Mu nzu y'Imana niwe wabaga uwa mbere. Beyi yakoreye Imana, mureka aruhukire mu mahoro. Amen. Beyi yagiraga urukundo, agakunda abantu bose, akagira amahoro, akagira umutuzo. Beyi yari umwisego. Ikintu yagiraga kiruta abantu bose bo muri iki gihe, yagiraga ukuri.
wavuga akagutega amatwi. Ni ukuri mpagaze imbere y'Imana n'imbere y'abantu bayo. Twarinze dutandukana na Beye, ntarabona arakaye, ntarabona Beye arakaye cyangwa ngo avuge ngo iki. Oya, Beye yari umukirisitu. Beye yakoreye Imana. Beye yaradukoreye mu muryango, abagabo bahari okubihamya barahari. Yari umwizerwa, uko wamutumaga yarazaga akakubwira detaye n'ibiceri yagaruye 200 akaza akayakurambika imbere. Yari umuntu udasanzwe, yari umuntu utameze nk'abiki gihe. Mbonega wihangane, Imana izagushumbusha, aruhukira mu mahoro. Murakoze.